Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gitondo tubyutse duhereza Imana yacu icyubahiro, irabyongeye irabikoze, izinze ijoro izinguye amanywa, Imana nishimwe. Ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo Imana yongeye kuguha gift yo guhumeka, ni igitondo nawe uri gukusanya iby'imirimo itangaje Imana yakoze, ni igitondo wongera kwibuka kugira neza ku Imana yacu. Imana ishimwe. Imana iravuze ngo nubayeho ubayeho, Imana yarakwimanye nawe uri umugabo wo kubihamya. Wahuye n'ibiruhije n'ibikomeye, uburwayi butoroshye, wahuye n'ibigeragezo bitandukanye, ariko Imana yabaye mu ruhande rwawe. Imana rero ishimwe cyane. Muri iki gitondo mbaje kubasuhuza bene data mwese tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, aho uherereye. Njya mvuga ngo abo tubana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nkibuka n'abandi bari ku migabane itandukanye y'isi. Inshuti zanjye aho muri hose, Yesu Kristo ashimwe. Abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Imana ikomeze ibishimire, Yesu Kristo ashimwe. Rero muri iki gitondo turacyari muri teme yacu igira iti kunesha ni ukw'Imana yonyine, kunesha guturuka ku Mana yonyine. Twasanze ko impamvu tuvuga ngo kunesha gufitwe n'Imana yonyine ni uko hari aho imbaraga zose zinanirwa, hagasigara gukora ku kuboko k'Uwiteka, kuko mu kuboko k'Uwiteka harimo imbaraga zikomeye, mu kuboko k'Uwiteka harimo kunesha gukomeye. Rero twasanze ko kunesha nyako gufitwe n'Uwiteka Imana wenyine. Imana ishimwe. Hari uburwayi bwigira shwi, umuntu akivuza bikanga, ariko Uwiteka iyo yururutse uburwayi buriruka. Hari ibibazo n'ibigeragezo bitandukanye umwana w'umuntu areba akavuga ati njyeweho byararangiye, ariko Imana iyo yubuye dosiye biremera yewe. Imana ishimwe. Nakubwiraga rero ngo kunesha gufitwe n'Uwiteka Imana wenyine. Umwiringire, umwizere, wizere Imana, ube mu bihe byiza byo gusenga, uve mu kajagararo n'akajagari, were kuba nyiramujya irya nino. Fata icyemezo cyiza, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ube umukristo nyamukristo. Apana kuwa mbere uri umukristo bikageza kuwa gatanu wabaye umupagani ruharwa, ibyo ntaho byakugeza. Nimba ushaka ko Imana ikuneshereza ikagutabara, nimba ushaka ko Imana ikwereka kugira neza kwayo birenze uko ujya ubibona, hitamo wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Hitamo kuba umukristo uhamye ushikamye, were kugenda wigana ingeso z'abandi, ugasanga urigana iby'abantu bo mu kigare, bigatuma ubaho uri igipfubirane. Umuntu yakurebye abona usa n'umukristo, ariko kandi muri wowe indani urabizi kuri umupagani. Rero Imana yitegereza ibyo mu mitima, ntabwo ireba nk'abana b'abantu. Icyo usabwa rero ni ukuba umukristo wo mu mutima, ukamenekera Imana, ukakira Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza, maze akakuneshereza ibikurugoye n'ibikuruhishe. Nyemerera rero muri iki gitondo dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya Dawidi, igitabo cya Dawidi, ibice 41. Zaburi ibice 41 umurongo wa 12. Ni wese nshaka ko tuvugaho tudatinze, ariko aho ngaho Dawidi atangira avuga ngo iki iyi zaburi ye ya 41, atangira avuga ati hahirwa uwita ku bakene. Nawe ubanze wibaze, ese wita ku bakene? Witaye ku bakene bangahe? Ngo hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Imana ishimwe. Iyo ni password. Niwajya wita ku bakene, hari igihe Imana izakwibuka nawe ikagukiza ku munsi w'ibyago.
hanyuma akomeje avuga ngo uwiteka azamurinda amukize kandi azahirwa ari mu isi. Imana ihabwe icyubahiro. ngo uwiteka azakora ibintu biteye ubwoba. icya mbere cyo azamurinda kandi amukize. ikindi ngo azahirwa, azagira chance ari muri iyi si. Imana ihabwe icyubahiro. uwo muntu uzita ku bakene, uwo muntu wita ku bakene, Imana izamurinda imukize, nirangiza azahirwa. uwo muntu azahirwa. ngo kandi ntumuhe abanzi be kumugirira uko bashaka. ntabwo uwiteka azamuha abanzi be ngo bamugirire uko bashaka. Imana ishimwe. hanyuma umurongo wa 12, iki ni cyo kimenyesha yuko unyishimira. ariko haleluya, aha ni Dawidi ubivuze. aravuze ngo iki ni cyo kimenyesha ko unyishimira. nawe iri warigira isengesho ryawe, ariko hari password maze kukubwira kwita ku bakene, ukavuga iri jambo ngo iki ni cyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha. Imana ishimwe. Haleluya. aravuze ngo iki ni cyo cyonyine. Dawidi yagiye abibona, aravuga ati iki ni cyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha, nuko umwanzi wanjye umwima amashimwe, nuko umwanzi wanjye umwima ibihe byo guseka, nuko umwanzi wanjye umurwanya ukamunesha. Dawidi abivuze neza, kandi Dawidi afite ibihamya. yewe ntabwo yigeze yemera uwiteka yuko Goliyati avugiriza impundu kunesha, ngo avuge ngo yishe Dawidi n'Abisiraheli. ahubwo Imana yaranesheje, yewe inesha Goliyati, inesha ndetse n'ubwo bwoko bwose bwari bwateye Abisiraheli ubwoba ngo bajya mu myobo. yewe Dawidi aramunesha, uwiteka aramunesha akoresheje ibuye. yewe Imana ishimwe cyane. ikindi Dawidi yibutse nuko Imana itemeye ko Sawuli amutera icumu ngo amuhwanye n'igikuta. Imana ishimwe. Imana yakoreye muri Yonatani umwana wa Sawuli, akajya aburira Dawidi akamubwira ati data uyu munsi yagambiriye, data uyu munsi yiyemeje kukwica. ngo nuko Dawidi nawe akahita akwepa, agahita ahunga. rero ahangaha Dawidi ari gukusanya uburyo ki yagiye arenga impfu, uburyo ki Imana yagiye isiba ibyobo. niyo mpamvu nakubwiye ngo kunesha nuko Uwiteka Imana wenyine. iyo Dawidi atabana n'Imana muri urwo rugamba yanyuzemo, ababisha bo baba barishimye, ababisha be baba baravugirije impundu kunesha. ariko Dawidi abivuze neza, aravuze ngo iki ni cyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko abanzi banjye, umwanzi wanjye atavugiriza impundu kunesha. Imana ishimwe. nawe uri umugabo wo kubihamya, nawe zi yuko hari ibyo Imana yagukoreye, nawe zi yuko Imana yakwimanye. ntabwo abanzi bawe, ntabwo umwanzi wawe yavugirije impundu kunesha, ahubwo yategereje yuko ibyo yakugambiriyeho n'ibyo yagukoreye bisohora cyangwa bigira icyo bitanga ku buzima bwawe. ariko yatunguwe no kubona uriho, atungurwa no kubona Imana yakugiriye neza, atungurwa no kubona Imana yarakwaguye, atungurwa no kubona Imana yarakwimanye. Imana ishimwe cyane. Dawidi yongeye kunyubaka muri iki gitondo, aravuga ngo iki ni cyo kimenyesha yuko unyishimira. nawe bikubere ibyishimo n'umunezero yuko abanzi bawe batigeze bavugiriza impundu kunesha, ngo bavuge ngo ibyo twakoze nibyo bisohoye, ngo bavuge ngo ibyo twiringiye nibyo bibayeho, bavuge ngo ibyo bavanye mu bapfumu bikugizeho ingaruka, bavuga ko imigambi mibi bagucuniye, bavuga ko ibyo bagushyashyarije, ibyo bakubeshyeye byakugizeho ingaruka. barabitegereje barabiheba, kuko kunesha ari uwiteka. barabitegereje ibyo bakoze bihinduka zero, kubera ko kunesha ari uwiteka, ari uwiteka. Imana yakurwaniriye intambara wowe utabizi. Imana nishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. muhaye muronke. Izina ryawe ni ryiza.
izina ryawe ni ryiza, ibyo ukora ni byiza, Yesu we izina ryawe